yuko nagenda. Ntamwambike. Yandika yuko nagenda dore. Masaje Utaza kumusiga. Hotera rimaze kunyereka ko Rimaze kukurenga. Nabyibushye. Okay. Nganiriza n'inyuma. Tuguma ko twese ndakubera cyane. Mbona rimaze kuba ritoya. Muyandi makuru twese ufite. Ikote ndarikunda. Okay. Ntabwo nisaba rimeze neza. Injira nahano rero ntamuto. Turebe byari byo. Nako nukuti umugabo mwiza sinabwo azabimwasho. Nani ko yaguhaya. Ariko nanjye ntabwo yansondetse. Nanjye ntabwo yansondetse kabisa. Yampaye umugore mwiza cyane uruta bose. Nani uzasanga barakuntwara. Bandeshe. Nzagira uwibeshye. Hano hanze ntabwo urizi. Kamera mufite kamera ahantu. Uzatinde ko matera ari gusubira. Oya, ntabwo nzatinda. Bahita bagera gute. Ntabwo nzatinda nzatebuka. Twamubona. Aya ihangane ngiye mu kazi ariko tuzajya tuvugana kenshi bishoboka. Ariko barabyibushye. Siporo ndaza gukora siporo. Cyangwa uzajya muri shopu n'ibyo manzu mbe mureba sasa. Shira ubwiza twagumanye. Turi kumwe ariko humura sibyo? Nzamukumbura biteye ubwoba kabisa. Singiye gusigara ngiye. Ihangane ahubwo mperekeza ngende ndagitashye sibyo? Hanyuma rero akavarisi kanjye surakampaza cyangwa nkitwaza. Shira bitero kubagiye kwasiga ngiye n'indumva n'amatwa. Oya ndazi sibyo wabimara. Ndazi. Nzagukumbura. Oya nani nzakukumbura. Siko numva ngiye kurira. Oya. Nanjye reka mwerekeze. Mwerekeze kabisa. Turebe ibyo ari byo turebe ko twagerayo kare. Turebe ibyo ari byo bukeye ku ndege kansi. Hano uziko nibutse. Shaka tuzizane. Rinete rwose. Ndarizi ko izuba rigiye kwiga. Izuba ryari icyo ntabwo nari. Actually, ntabwo ngende Right, from the lens. Teaching. No, shiri si ngombwa nanarega no kugiye kugenda kandi urizi ko gukunda cyane. Humura sibyo ngiye mu kazi ariko nzagaruka tuzajya tuvugana kenshi gashoboka sibyo nzagaruka mu sibyo nukomeza kubabara kandi dada yaragukunda sibyo reka rero wibabara ukomeze umubiri ko warumeze sibyo wibabara tuzajya tuvugana kenshi gashoboka sibyo subise ko mukunda cyane rero ugashimira usezere neza hanyuma tuzajya tuvugana sibyo nukomeza kubabara sibyo tuzajya tuvugana kenshi gashoboka. Turagiye. Nawe tuzagukumbura cyane. Tuzajya tuvugana buri munsi. Uzanzanira iki? Nakuzanira ibintu byinshi byinshi. Ko hari ibintu byinshi cyane. Okay, nzanzanira amashokora menshi. Nta kibazo rwose. Za nkweto zawe. Za nkweto z'abana. Umuntu w'umukecuru yambaye inkweto z'abana. Nta kibazo. Reka tumurekeze. Imperekeza mugeze ku muryango hanyuma usigare kandi neza mubo bana be. Shiri wamuzarita. Hello.
Amakuru ni meza utese. Meza utese mukanyisha. Sha meze neza ariko ndagukumbuye we. Hano harakonje buteye ubwoba kabisa. Mbega ukuntu nkubonye nkagukumbura use ndaza gusinzira we. Oya shano hari igihe ntabwo byakunda ko waka permission ukaza. Ntabwo byashoboka akazi katarangiye ariko vuba kararangira vuba. Ako se sheri wambaye iki? Nyereka turebe ukuntu wambaye. Harakonje nureba harakonje kabisa. Wow. Ibaho ndaza kurwara amakripe kubera imbeho. Sheri kumba narabaye inzobe se. Amata amazi yawe ushoboye umuntu arayakara bagahita yimuka. Sha birumvikana. Usko ntakonje. Harakonje. Ariko sha n'amashuka yanze kunshyushya. N'amashuka yanze kunshyushya ubuse waje. Oya atari uze ko kwiyoroha biri kumva bingana gashuka ndabizi. Ari no ndabizi kuri bushuka. Ese ubushero buri kumbona neza? Ya. Nakuri ariko nandiko nawe mwiza. Sheri ko nukundira mare mutanze nta telefone yanjye. Nawe mwiza cyane kabisa. Yego. Basi uzibuke kunzanira iPhone. Wow, thank you. I promise you that kuzanira kabisa. Senana. Você vai me azagaruka ryari? Hapi nta munsi n'umwe nakubona kabisa. Ubundi se wabaye? Ko papa wagihaye ngaha. Awishimye ariko mukumva agiye. Rero ko ukora ibintu utagiye kubera iki? Ariko watweze. Nta kibazo mfite. Sinzi impamvu ubibona gutyo. Ntusindebye ubaye uko bibona uko ari bimeze. Mengo biragoranye kweli. Ahubwo ndabaje gukora isi yawe. Ushobora kumbaza ibyo bibazo ko. Ariko mva sizi. Ndabona ko wahindutse no kuri. Kuva papa agiye. Papa wagiye bosi wanje. Ntabwo ukicishima ukora ibintu. Ntabwo ubundi sindigera ndakubona twende. Usetse. Kubarira baje gukora isi yawe. Nyene. Icyakaza ntigira wanditse. Ko hari ikibazo n'ubwo biri uko. Isura ryawe bwengutse. Ikibazo pe n'ubwo bigisha. Nta kibazo. Se wumva bigenze bite? Wumva ari uko bigenze bite? Naho nzima. Mabuja wawe muzi. Niko, kugeza amasaha utarategura neza. Ese irakumenya ko ntabajagaraye. Mwabaye mute? Nana.
siwambaza bite byangundi mbese rero ukuntu ndasuzugura gusa nk'ingaye nguzo ubundi we nzakumenye uyu mutwe wawe harimo amazi ni watermelon ni iki ukorera ubu turi sangana ubu turi saa yine niko ubu izi ni sangana amaso yarabona turi sangana nanga ko katajya kwavuga gusa ubu nawe nzakwicaye nzakwicaye bakumbaze nasoni turi sangana niko ariko ubundi iki gikobwa nzakijugunye nzagukurikiza nyoko wowe kutavuga wagishwiwe cyo ntazi gusa n'ibisatsi bitamisha agaciro hano niko ubundi ibintu nabwiye ko mutekano hano mu rugo habuze n'iki habuze n'ibyo zongera cishwa hano rero umuntu abajagaraye ibi ntabwo muzabitegura ko ntabwo muzabibikwa ubundi uri umukobwa uri umugabo uri igiki umugasa n'inguge gusa ukagasa nk'akagurube gusa ubu nyoko nazi ngo yasize umuntu ku isi urabandizwa se ndi nyoko niko urimo urarira amata y'inka ngo nyanywe uri kurira iki mana yanjye nasoni nako cishwa hano ibyo ugomba gukora faro faro nta mafaranga yo kumesesha hano fatwa ugende ujye kurwana nabyo ntabwo nzaba ntabwo amafaranga haguruka genda jya gufura ariko uzaba nenda ahubwo iyo wigize ahangaha akira yengwa haguruka ugende ujye gufura sondera ndikubwirikiranye fatwa neza genda fatwa gira vuba se kuko igifata wajya mu ntantu nta ntoki kigira genda hanze urareba kugasa reka njya gushaka niba ukuzanira shaka nifuza wagura iphone uyu munsi Takwa nasoni fura vuba vuba uyu munsi ntabwo uri buryo utaragira gute utarafura imwana mufashe ikamufashe gakobwa kanjye keza yego urayanikerega fata urandira se ndi nyoko aho nyoko aryamye ibisoro ntabwo hazi nureba nazaza mukurikiza fura gira vuba vuba uyu munsi urangatwa ariko usoje iyo myenda yose ukayisoza neza nibwo uri bwangatwa fura vuba vuba cyangwa ntureba nabi nabyo bibura nta soni wimviraho winataho ntabwo ndi nyoko gira vuba vuba fura gira vuba fura cyangwa nkomeze mu karabyo ntabwo urazi akira gufashe mwana ndagufashisha ngaho fura wajya ukajya kurikira icyo mbona cyo bazakumurikiza nta soni fura gira vuba vuba vuguta akubundi ikintu kijya cyumva cyangwa cyari intumwa ariko ababyeyi barabyara koko ubundi wowe urutwa n'utari kubaho nta soni isiko ntiwajya kukurondera nose arakubigatwa umva ngaruka isanga wagize gute wayirangije dore ukuntu kangize gatumye nkora mu mazi gusa kasiga musezeye mama kuki wasize koko bana mana yanjye mana kagahinda koko
karabye kubura nta n'iso nurafata umugati ngo urye wicaye cyonyine none ugende ku ishuri cyangwa nacyo ukiyibona ngo usujye gucyumva ntabisoma uruze ngo iki cyane ntabwo uri so kugenda ku ishuri iyo ntacyo wari sohoka ugende ku ishuri sohoka no genda ndavuze ngo genda ku ishuri ntacyo ubonye ntacyo ngora rwose reka ntacyo ngora mama mami no sorry mami Ubaiki. kuna nakora kuja kwa misozi kwa upande wa hasi Kana gashinzi. Ariko arambeshye kanga ntaba kana wawe. arambeshye ntabwo nigize mukora Zakwiki. ntabwo nigize mukora Umva. Uyu nguyu umura wongere wirebe. Urumva? Wowe umenye ko nanyo kugira uyu ni umwana wanjye. Urumva neza? Naga hantu uzagire akagoro winyibutsa ko mbese mbagira nkwibutse cyangwa nzagende mutwara ujye kuryama haryamye. Uranyumva neza? Urabyumva? Umwana wanjye wamushakaga iki? ntabwo nigize mukoraho Mwana ntabwo kuburye. Urabona ukuntu habyinje? Urahabona? Ni kwa gashinzo yoranyo kwa ryamye. Ndambese ukuntu kaba kambaye. sanzagire ko kubinyibutsa ko mba mbyibuka Nzabikwibutsa kugeza ryari? oya ntukabinyibutsa kuko ndabizi Nuwo nkora mu bwonko. Nasone. Uyu mwana ujye umureba wongere ugire gute? Wongere wirebe. Wamubonye? Sakagire n'umusa
mbona itameze fresh yabaye igiye ntukajye wiheba mwana nyine uko biba bimeze kwiyadapta mwana ukagera kandi ameze uzabishobora wambara ukamenya ikintu cy'umutekereza nabi uhereye karembana kwisigaye numva ndambiwe kuba kuri iyi si nicuza ikintu gituma umuntu yaba yarasize kuri iyi si nukuri mbabara ntukagitekereza uracyari muto ukwiye gukora cyane sibyo ukagira ikintu ugeraho nyine biriya byarabaye byararangiye ariko nawe ukabyikuramo mwana ubuzima bugakomeza kugira ngo unereke mukaso nyine ko hari ikintu wagezeho mwana babone ko yaruhiyuse sibyo nyine ugakomeza kabisa ugahatana ibibazo bibaho mwana w'isi mwana natwe tuba tubifite ariko nyine icy'ingenzi ni ukuntu uba ubyitwaramo nyine tuzibyo ugakomeza mwana uriya mukaso nawe akabona ko yaruhiyuse nyine tuzibyo uzi noneho ahantu byiza bibaze ko yaneranyije uko ashaka ngo nirwa mu gihungu ko ntabwo nta kintu gikora mu rugo ngo nirwa nzerera ubu papa nawe ubwe kandi yamaze yabyumvise kuko yarakaye nabuze naho mpera ndi bumusobanurire mwana mva mubwire rero sibyo paul mwana ujye uzireka mwana wowe uzirengagize wowe umwereke ko nta kintu bikubwiye nyine kugira ngo ajye abona ko yaruhiye ubusa nyine uriye mani hatana mani ibibazo bibaho sibyo kumva mani dukomeze mani ubuzima buroroshye sibyo bifiringa abantu ngase sibyo none tugiye gutwika vibes twagiye mwana mani tuzakereka rero umwana wanjye urabona ko umaze kuba gakumi uranyumva neza hano hanze hari uduhungu ujye twitondera none si n'abahungu gusa hariho n'abapapa twitondera guteze oya urabona imyaka ugezemo imyaka yo kwirinda sinabonye baragiye muri bya bindi ibiki ko nawe ntukancumuze ntabwo ubizi ibikima ariko ruwagira reka kumbaza byinshi mama ibiki bya bindi nakubwiye abakobwa bajyamo ibiki byagiye bambazaga byahindutse mu bibawe nyine ukambaza no gusobanurira sinagusobanurira si byari byo by'ukwezi si ubyibutse rero ugomba kwitonda ukitwararika sinshaka kuzaba isoni urabizi ko rero agakobwa kanjye k'amatiti urabizi kuri byose byanjye sibyo uzajya witonda witwararike mbese wihagarareho sibyo utazajya mu bishuko by'abana b'iki gihe mu kunywa amatabi mu kunywa urumogi dore ko abana b'iki gihe musigaye mwarananiranye yego none mama nanjye narananiranye oya ntabwo ariyo mvuze nawe uritonda ntabwo wananirana uritonda umeze nka mama wawe nanjye kera naritondaga mama ukubwira amahane oya kera nditonda ukuntu njya ubwira nanamwihorere uretse ndabona dada ari kuduhamagara yumvishe hi makuru neza sheri hi daddy hello sha makuru neza ntabwo turagukumbuye sheri tumeze neza urabona akaruru kataramaze kuba gakomeye ni sawa papa umeze gute umeze neza ndagukumbuye cyane uzaza ryari daddy bya bintu byanjye uzabyibuke
Shaka gite umukobwa arishyuza koko. Dede ngo uzangurire n'igare. Sigenze gutwara igare maze. Nigo nyine uzangurire ko. Yego. Shasigaye abizi cyane. Uzi ko ntibagiye kubikubwira. Umuntu wangira se noneho byanciyeho gute koko. Sana rero jye nasigaye ntakabati. Sheri nanameze neza yagiye ku ishuri. Ntabwo arataha. Urabona turi saa 9. Saa 9 harya ava ku ishuri sangahe? Ubundi yagatashe saa 7 n'igice. Hanyuma bikagera saa 9 atarataha? Sha sheri mba nanze kubivuga. Utaza kuvuga ngo nayaba mukasi. Nanasigaye yarananiranye pe. Oya. Nukuri asigaye yirwa mu duhungu. Ngaho bakururana. Oya ntabwo wambwira ko nana wanjye yakora ibintu byo gukururukana n'abahungu. Ibyo bintu se bibaho? Ese sheri nakubesha kandi nanari umwana wacu. Erega bano n'abana bacu. Nuko nari naranze kubikubwira ngo maze muhane ndebe ko ndayasubira ku murongo ariko noneho byandenze aho bigeze. Oya bimaze igihe kingana iki ibyo ngibyo? Basha byatangiye kera. Byatangiye kera. Kanumva ari ikibazo ibyo bintu. Kanumva ari ikibazo ibyo bintu ugomba kubikurikirana rero ukamuhana nk'umubyeyi kabishaka ukamugarura ku murongo. Ibyo bintu byo kujya mu buhungu bibyiza. Sheri rabizi ndagukunda ndakubaha kandi burya umuntu akunda umuntu abamukundana n'ibyo byose. Nana n'umwana wanjye nanjye ndamukunda cyane. Ariko rero aho bigeze ndabona ngiye ntangiye kunanirwa nk'umubyeyi tazavuga ngo ni ibyamukase ngo ntabwo namushizeho igitsure nukuri ndamuhana ariko nana yananiye. Siko asigarara nk'umutubyiniro. What? Asigarara mu tubyiniro nana wanjye? Do nukuri ko Imana asigararayo. Ko numva bikabije ibyo bintu. Ko numva bikabije ko numva ntinze kugira igihe cyo kuza ngo azambwira ibyo bintu yagiye ngo nibiki. Niyo mpamvu abonaga atameze neza. Kareke nikaza kazambona nzagakora amatwi ibyo bintu kihaye ntabwo ngiye byumva. Sibyo ukabwira ko ninze tuzabonana. Njye ntabwo nshyigikiye umwana w'ikirara. Okay, nakubwiraga nyine kugira ngo ubyumve ariko nyine Sheri ndaza kumukubwirira. Gusa turagukumbuye cyane. Ndabakunda nanjye ndabakumbuye cyane. Turi kumwe buriya tuzabonana vuba aha ngaha sibyo? Bye daddy. Bye my daughter. Turagukunda. Ndabakunda nanjye ndabakunda. Ntabwo biba byoroshye mwana. Uzi ko maze iminsi igera muri 3 saa 9 z'igicuku. Cyaze nyine tubira imana igihe nyine mba nibereye mu tubaka twanjye na twa tuntu ndangira nyine. Ora yigo mwana ukagama mu yari giye gupita hafi n'icyumweru n'akazi ndabona. Nyine ibyiza nyine mba nibereye skuru nyine bivanga nyine. Aho nyangira irungo nyine tu. Mwana ariko nta shitani tu kubera ko urabona kaminuza nigo mugiye kuyarangiza muze mutuyobore dongera. Kuri 6 gusa. Kana rero mwana se nabuze abantu bani baba bararangije baba bicaye bakubise hafi imyaka 5. Ingahe n'akazi mani abirenze. Aho ugasanga iyo mutize mani saa nyine ni mwebwe ahubwo byaciyemo ngo ntukagira inkanda zita mu mwana. Nyine baranarize mwana amashuri atarata barayo ngayo. Ariko barangiye mwana skoro warugize inkanda gira bitabo bro. Wapi mwana skoro umuntu abagitifu mu kagari. Ajya ni mu kagari mu karere. Ni mu kagari gaceze wawe gitifu ku karere kare. Ago bishoboka. Shabro nabuze nyine naje kugusura n'iki urumva. Aho se mubikomere ntamubona abana. Cyangwa mani utuma baba bari mwaya na sister wanjye. Sinzi Paul baba bari mu seso z'abakobwa na mama wabo. Nyamba nibera hano mani byanshanga nkareba agafilm ya kuri TV. Mana wundi nyine nanjye hari hashize iminsi tutabonana navuga narebeka nyine ngo wundi ndebe byari byo. Urakoze kabisa. Nanjye mba nikaraga imihanda n'iki urumva ni gutyo mwana. Naho de mani kanicomokere tu
nari papa yangu turi kumwe nyine Kugeza ari imbere se. Yangane mani ari utubona nagiye kujyamo ara mu cyumba nuko nari maze kureba filime. Ahubwo ya sister Tuzavugana mani sibyo se. Tuzavugana yamusanga ari ku centre nyine. Tuciringe bya wala. Yakoze kunsubiza umumere tu. Nari papa. Papa wanjye. Saa turi kumwe. Fresh. Umunsi wo barakwica. Ese ko watinze wani? Aha. Umwanya baraza kugutimbura. Utamamagara. Ari ugiye guhindura imyenda rero ngo ntusange mabuja ngo mabuja namenye ko wadutiye we muri ihurira hingega ingatsi nawe nambabarira ta aramu ingasokuru gusa muri ihurira we ingatsi ingasohoka aramu ntugire ngo harebe uje kuryama nawe ukaguma harakwica hingavura urazi umwanya yakurindiriye uzi umwanya yagutegereye sawa kanihore Izi nzara Yiteze. Mbwira iki sura no wawushyitse. Kubanza unasoza. Sheri wasuje ndi mwana. Usuje n'ibiti zinagenda gukora ku bibero ijoro. Pepi nakora cyiza. Pepi nyine uramwana ubwiye nabi. Wiriwe he? Sawa tukiri kwiga. Wabaye mwarimu, wabaye directeur, wabaye directrice, wabaye ariko se ntabwo ijwi ryari rirasha gusohoka. Wagiye uvuga n'undi kuzi kuvuga. Ni wowe ndakubaza. Ni wowe basigira ibyo gukora wenyine? Oya twese twasigaye n'ukuri. Noneho uri kumva tukamindura ikigoryi. Uri kubona navuganye n'abanyeshuri mwigana ku ishuri. Nukuri mana ahantu twasigaye hari ibyo basize. Ariko rero sigaye ujya gucuruza ku irobo. Wari wagiye muri amageto nk'uko nyoko nawe yakubyaye. Numva ko na nyoko yari indaya. Ubundi se waba gukura hehe? Ndeba si wambaza?
azajya ureka kundenganyiriza. Murenganya iki? Murenganya iki? Ubwo naheruka kukujibura amatwi ubu yaje n'ibikorogoshya akeneye ko nyakorogoshora nkakumviza neza. Ntasoni mbwira wari uri he? Ibyo kumbwira ngo wari uri ku ishuri ibyo ntabwo nkeneye kubyumva amatwi yanjye. Uranyumva neza? Bandaya we. Ubwira n'ibitasobwa kumukira sinatutse mukina. Shaka ukazajya ukangana sibyo. Mukaza bitasa kishima kumusubira. Hano kuri rero kandi cyaraganisha. Ubu umaze kwigira inshinzi kwirirwa uzenguruka mu mabwate y'abahungu gusa nicyo uzi. Ubu nawe ushaka kuzapfa nk'uko nyako yapfuye akarinda abona n'aka kanya ari kuborera hasi. Ariko mbure naho bikora n'ubundi inyana ni iya mweru nako ihene ni iya mweru kuko ntabwo wahinduka nk'inyana. Bazajya gukomeza inyibutsa mama ko wazagiye se ukajya kumuraza haryamye mukajya murarana mukanirirwana. Nzabikwibutsa mpaka kugeza igihe uzibwiriza. Ntabwo uzigera musora muri iyi nzu, wowe uzibwiriza ubwawe wisore muri iyi nzu. Soni ubwo subiza nimba gukubise ariko iyo batari kubisa ahubwo ari bwo ibona uri kurizwa n'iki? Niko uranyumva neza ukuntu utari kumva agira ngo wazakumbaze nta soni wazakumbaze. Baby. Don't know about it. Shirika naye. Utahe? Utahe kubera iki? Baby amasaha yamfashe. Amasaha yamfashe. Amasaha yagufashe? Baby, it's okay. Yamuheke ko mbona ugiye no mu mugongo none. I wanna make us. Ndabizi ufite akazi n'umugoroba tugenda guherekeza. Udakererwa. N'ubwo ndi kumwe nawe ntanakererwa shira ingamba ari ngo tubasubirekeze. Gusa nyine urakoze. Ntabwo uzagaruka vuba sho. Ariko mana yanjye wabaye uti. Siganga ko gusoma. Ibyo waheye. Anya nzabikwishyura nabi. Yego se. Nabusubira bihagije sibyo? Urakoze pe kandi umfungasa kuko ubuze ububanza imitiga uza kugenda ndabizi ako ntabwo nakurengana no kubera akazi sibyo? Ndabizi nyine gusura kandi ariko kubera akazi next time nzagusura birambuye. Nari nyinshi ko. Nasura. Semana kuki ibintu ukomeza kubyemera ko Mana hari icyo nagucumuyeho. Kuki koko wemeye ko mama agenda hakiri kare? Uburebwe bw'ubuzima koko Mana nzaba Ramona wambabariye koko mama ubuzima burangiye ndambiwe kuba ubuzima Mana si ubu koko hari ikintu cyatuma kuko hari icyo nakoze cyatuma mpora mbabara ngiye kubitwa buri munsi
Meze neza. I'm sorry. Ubuzima urimo buragoye. Okay. Ngewe rero mfite igitekerezo ariko sinzi niba biri bukorohere. Baretse tukijyanira mu rugo. Ntabwo byashoboka. Se urabona ubu buzima amaherezo yabwo ari ubuhe? Urabona ubuzima amaherezo yabwo ari ayahe? I'm sorry. Sibyo. Ceceke. Pole kabisa. Sheri wanjye usigaye wagira telefone y'umwana yanjye. Uzajya mu kibungo koko. Uzajya kure. Cyo kureba ko ngo. Pole. I'm sorry kabisa.